nizere ko abafana ba APR FC ndetse n'abafana ba Rayon Sport mwegeye hafi kabisa, tugiye gusesengura umukino tuwukoremo imbere, turebe ese abatoza ni iyihe mibare babiri bakoze kugira ngo uyu mukino ubonekemo turo ibitego bibashe kuba byabura kabisa. Tugiye kuri hamwe imibare Darikonovic yari yateye ndetse n'imibare Robertinho wa Rayon Sport kabisa, imibare yari yakoze kabisa. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe, icyo usabwa no kureba video yose ukayirangiza uramenya uyu mukino ese ni ibiki byari byapanzwe. Byose tugiye kubikoramo imbere, ni amakuru tuba twagiye dushakisha dukusanya n'ibyo abatoza batangaje byose muri press conference nyuma ya match. Byose tuba twabyegeranyije tukavuga tuti reka dukuremo ibingibi kabisa, ubundi tuze dusesengura abanyarwanda. Ikintu cya mbere usabwa ni ukora subscribe, like, share na comment, ubundi izi nkuru zikaza kugeraho notification ikaba yakugezeho. Icya mbere reka dutangire mabwire ngo uyu mukino wabonetsemo uburyo bwinshi cyane, habonetsemo uburyo bwinshi cyane, hakubise amapoto, imipira anyuze imbere y'izamu. Uyu mukino nk'uko twabiteguye, umutoza Robertinho yari yabwiye abakinnyi barimo safe kabisa hagati mu kibuga, ababwira n'umusore Muhire Kevin afata n'umusore Richard kabisa, abaha inshingano zo kubabwira ko bagomba kwegerana bakajya hagati mu kibuga, bakamanza bakareba imikinire ya APR FC mu minota 15. Yari babwiye bamwe mu bakinnyi ko bagomba kujya kudefanda bakarinda izamu, babona imipira bakayiransa kwa Azizi Basane maze akirukanka. Umutoza Robertinho yabigerageje iminota 15, akabwira bamwe mu bakinnyi hagati mu kibuga ati nimwambura umupira muhite mujugunya imbere cyane munage kwa Faringanye ndetse na Azizi Basane ku ruhande rw'iburyo maze birukanke. Ibyo byaje gukora ku munota wa 17, aho kabisa barangije umupira muremure, umusore Furunganye arawirukankana abasha kuba yawo control ku kirenge, ariko kubera yari yahengamiye ku ruhande rw'iburyo ntiyabasha gukontora neza ngo awushyire mu izamu, umupira wisirisimbya ku ipoto ubasha kuvamo kabisa. Nyuma y'ibyo ngibyo umutoza Darikonovic kabisa yahise amagara abakinnyi barimo n'Ibizi Ramazani ndetse n'uriya musore Lamine arababwira ngo mugabanye ibintu byo gukina passe ngufi, biri gutuma abadefenseri Clement ndetse na Yuniswane babegera bakaza hagati ku murongo ugabanya mu kibuga kabiri, bigatuma banaga imipira miremire iri guteza danger. Noneho APR FC ihindura uburyo bw'imikino. APR FC yahise ibwira bamwe bakinnyi abo ngabo ndi kubabwira hagati mu kibuga ko bagiye kujya baratanga pass transversale ajya ku ruhande, ariko bakamanza kuzihereza abawinga ntibazihereze abakinnyi bakina ku ruhande rw'ibumoso bo kuri gatatu cyangwa se nimero 2, bakaba inshingano zo kuba bagomba kuwushyira kuri nimero 7 cyangwa se nimero 11 mbere yuko bawushyira kuri nimero 3 cyangwa se nimero 2. Sinzi nimba ibintu ndi kubabwira biri kumvikana, ariko ni ibintu ushobora kumva nyine tu, ni ibintu nimba n'Ibizi Ramazani afashe umupira hagati mu kibuga, afite inshingano zo guhereza umupira muzungu cyangwa se akawuhereza uriya musore Mugisha Gilbert. Ibyo ngibyo bya mukino wakomeje, Rayon Sport ikomeza kurinda izamu, ikajya igerageza gutera imipira y'amarongo cyangwa se imipira miremire, ariko APR FC ikomeza gukina gutyo umupira mu minota 20 kugeza muri 35 umupira wakinirwa hagati. Nibonaga ko harimo amashance nekana harimo amashance, ariko APR FC mu minota nka 15 ya nyuma yagerageje kwataka izamu kabisa. Babonye umupira muri iyo mikinire ndi kubabwira, muzungu azamukanye umupira bukorera ikosa ku ruhande rw'iburyo kabisa, nk'uko umutoza Darikonovic yarababwiye ko ajya bashyira imipira mu mpande, bituma n'Ibizi Ramazani akubita umupira ugonga ipoto, yari kufura ikomeye cyane. Hari n'ubundi buryo bwisisimbye imbere, umusore basoshe bari abajyama Mugisha Gilbert, ubona ko ibyo Darikonovic yaramaze gupanga mu bakinnyi, maze kuba plan y'uburyo bagiye kuba bahindura uburyo bw'imikinire bwayo maze kuba bwacamo. Igice cya kabiri ntabwo twakivugaho byinshi cyane, nta bintu byinshi byabayemo, ariko naho havetsemo uburyo Rayon Sport yabonye uburyo